Simitsi ya kera nabuze icyo mvuga, nabuze icyo nkora, numva nsobewe. Nariyo ngiyo nagira uwo mbwira, Yesu araza arandura, none ubu ndamahoro. Shimwa Mana kuko utatugize kuba umuhigo w'abaduhigaga, ingoyi z'urupfu zari zitugose, utubera ubwisho umwanzi ntiyatubona. Mwebwe mwahisemo kubana natwe, umwuka w'Imana wabashoboje kugira ngo mubane natwe akomeze kandi abanihire imbere y'Imana, abahesha umugisha udasanzwe. Uyu munsi turi kumwe n'abana cyangwa se urubyiruko, ndagira ngo umwe muri bo mwaramubonye, ni umukozi w'Imana kandi n'umuhanuzi, ariko uyu munsi twifuje kugira ngo tugaragaze n'izindi mpano zikorera muri we. Ari kumwe na musaza we. Muraho neza? Mwegereze mikoro. Yesu ashimwe. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Yego, reka mbasabe kugira ngo mubanze mutwibwire, turahera kuri uyu musore. Yego, amazina yanjye nitwa Muhire Benjamin. Yego Benjamin, hereza mushiki wacu nayo yongere yibwira abakunzi bacu, ntago baramumenyera. Amazina yanjye nitwa Dushimimana Yvette. Dushimimana Yvette, reka bare nawe dushyira imbere y'Imana ubundi dutangira ikiganiro cyacu. Uwiteka Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo rwawe, tugushimye ko waturinze twaba tugize amahirwe tugime ku kazima, kiba n'ikibi cyawe. Suko ari cyo twatanze, suko twakiranutse kurusha abandi, ahubwo n'urukundo dukunda. Aya masanyenga y'Imana rero tugeze imbere yawe, turakwinginze kugira ngo wowe ukubane natwe, nyemerera uganze kandi utegeke, tukuragije gahunda zose zigiye kubera imbere yawe kugira ngo ziyobore nk'Imana. Uwiteka y'Imana turetse abamarayika kugira ngo baze batugote, tunanije imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu, gukora kose kw'imyuka mibi mu izina rya Yesu, turakwinze kugira ngo uganze kandi utegeke. Bana natwe yigaragaze, kandi icyo yagambiriye ko kitugeraho icyo kitugeraho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Icyo Imana yagambiriye ko kitugeraho nicyo kiribona tugereho kuri uyu munsi. Ubu rero mugiye kubahereza umwanya kugira ngo muhanure mu izina rya Yesu mu buryo bw'indirimbo. Ndaza kugira ibindi bibazo mbabaza nyuma mumaze kugaragaza impano yanyu mu kuririmba. Karibu. Aleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Aleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Ame haleluya, Haleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Haleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. oh haleluya, ni hashimwe izina ry'uwo mwami usumba abandi. Haleluya, ni hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Ame haleluya, Haleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Haleluya, hashimwe
rya Yesu risumba ayandi. Tugende kubaririmbira indirimbo. Wera mwami wera shimwa gitare twubatseho, turagushima turakuramya, mahoro yacu uhimbazwe. Wera mwami wera shimwa gitare twubatseho, turagushima cyane turakuramya, mahoro yacu uhimba. Shimwa mana shimwa mana, kuko utatugize kuba umuhigo w'abaduhigaga, ingoyi z'urupfu zari zitugose, utubera ubwisho umwanzi ntiyatubona. Shimwa mana, kuko utatugize kuba umuhigo w'abaduhigaga, ingoyi z'urupfu zari zitugose, utubera ubwisho umwanzi ntiyatubona. Nibutse iminsi ya kera, nabuze icyo mvuga, nabuze icyo nkora, numva nshobewe. Nariyo ngiyo nagira uwo mbwira, Yesu araza aranduhura, none ubu ndamahoro. Nibutse iminsi ya kera, nabuze icyo mvuga, nabuze icyo nkora, numva nshobewe. Nariyo ngiyo nagira uwo mbwira, Yesu araza aranduhura, none ubu ndamahoro. Shimwa mana, kuko utatugize kuba umuhigo w'abaduhigaga, ingoyi z'urupfu zari zitugose, utubera ubwisho umwanzi ntiyatubona. Amazi menshi cyane aba yaraturengeye, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, imitima yacu yarinaniwe, Yesu araza araturuhura, none ubu turamahoro. Amazi menshi cyane aba yaraturengeye, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, imitima yacu yarinaniwe, Yesu araza araturuhura, none ubu turamahoro. Shimwa mana, kuko utatugize kuba umuhigo w'abaduhigaga, ingoyi z'urupfu zari zitugose, utubera ubwisho umwanzi ntiyatubona.
tubona shimwa mana shimwa mana kuko utatugize kuba umuhigo wabaduhigaga ingoyi z'urupfu zari zitugose utubera ubwisho umwanzi ntiyatubona shimwa mana kuko utatugize kuba umuhigo wabaduhigaga ingoyi z'urupfu zari zitugose utubera ubwisho umwanzi ntiyatubona. arakoze. Haleluya, Imana ishimwe cyane yatubereye ubwihisho umwanzi ntiyatubona. Iyi ndirimbo kinejeje cyane ni yanyu, muzamure mikoro muvuge kuri mikoro ntibagira gutya. Ntago ari iyacu, ni iya korari. Ni iya korari yanyu muririmbamo. Yego, hanyuma numvise amajwi muri kuririmba, numva rwose ni amajwi meza cyane anejeje. Harya ubundi muri abahanzi mufite itsinda ryanyu bimeze gute? turi abahanzi ariko ntabwo twe twatangira gukora indirimbo zacu, twiganiza abandi, turirimba muri korari bikabidufashamo. Hari igihe kizagera ubwo natwe duhanga izacu. Naringize ngo ngiye kubwira abantu ngo bahite batangira bakanda akanyenyeri, naho kome ntazo mufite mwahanze. Hereza mikrofone. Yego. Nge indirimbo ndazifite. Indirimbo urazifite, duhonjaho gatoya nk'amasegonda 30. Nkimara kwinjira mu gakiza k'Imana nahabonye amahoro atemba nk'uruzi. Nkimara kwinjira mu gakiza k'Imana nahabonye amahoro atemba nk'uruzi. Ndaririmba ndacuranga ibyishimo ni byinshi mu mutima wanjye. 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 Iyi ndirimbo ni yawe wiyandikiye, ufite gahunda yo kuzayisohora? Nta ndirimbo nimwe urasohora muri studio? Nayo. Ushobora kuba mu buzima busanzwe utagira amagambo menshi, niho ndakubaza ukazunguza umutwe, ariko kuri kamera nyine uzamura mikoro ugasubiza, ariko biba bimeze byose. Hanyuma hari abakunzi bacu badukurikiye bashobora kuvuga bati se ni igiki twamufasha, support wifuza ku bantu? Hari abantu bakunda Imana, bakunda n'abantu b'Imana, bashyigikira abanyempano nkawe, ni iki wabasaba? Ikintu nabasaba ni uko bantera inkunga. Yego. Bagutera inkunga y'iki nyine bisoza? Ni uko nyine bantera inkunga mu buryo bw'indirimbo, nanjye nkaba nageza ubutumwa ku bantu bose benshi. Ngayo nguko arifuza yuko abakunzi bacu bamutera inkunga, nawe agasohora indirimbo, akagira YouTube channel ikamuvugire, nayo ifite imbaraga. Ndagira ngo wabyumvise, araririmba ngene nikanza ari babakobwa bo mu Ruhengeri bageze ahangaha bitwa Dorcas ndetse na Vestina, nabo bajya baririmba nkumva birajyamo neza cyane. Ndibaza ko nawe Imana izagushyigikira, kandi abakunzi bacu bagira urukundo rwinshi,
bashobora kwifuza kugutera inkunga. Burya ikintu kigorana n'itangira gusa, intangiriro yabonetse ibintu byose bigenda neza. Hanyuma uwakwifuza kugutera inkunga yaca kuyihe nimero? Nomero zanjye ni 07 98 30 929. Izo nizo nomero zanjye. Izo nizo nimero zawe. Uhereza mugenzi wawe nawe mikrofone tugana ku musozo. Wowe gahunda yo gusohora indirimbo igeze he? Gahunda yo gusohora indirimbo, nge ntago ndi mwiza mu kwandika indirimbo, ariko ndaziririmba. Rero njye ikintu navuga, umuntu wifuza ko ufite indirimbo ukifuza umuntu uyikuririmbira cyangwa se ugufasha kuyiririmba, babyita ku bakinga. Bakinga. Yego. Ubwo amajwi yose nagufasha. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza cyane muduhaye, nawe wadukurikiye. Nta kindi cyo gukora no kugira ngo tuzamure umurimo w'Imana muri byose. Ushyigikiye uyu mwana mutoya nawe yagera kure kubera ko wakoze ku mufuka bigakunda. Kandi nanjye ngomba kugufasha tukamushyigikira. Ntabwo uzamushyigikira wenyine, nanjye niteguye kumushyigikira mu bishoboka byose, akazamuka ibintu byose bikagenda neza kandi neza cyane. Reka tubashimire.